Ndi papa Sava. Uyu ni Ndera. Yewe muntu. Yewe. Umujura tabare. Umva wa mugabo uramukunyicura ugira ruri. Uranyicura uroge naruraruzira wa mugabo. Ntabwo mbize sanze n'umuntu urimo gusohoramo ibintu. Ngo bigenze bite papa Sava? Ngori n'umuntu urimo gusohoramo ibintu hano. iki? Ari gusohoramo ibintu. Fungura sohoke. Mufungura sohoke. Mutabare. Babwira batabare mwana. Ni mutabare. Ngo bigenze bite papa Sava? Nyine ukuntu ibintu bigenze njyewe nari ndimo nigisha umwana gitari hano noneho mbika ibintu ngenda muherekeje numvaga ntari butinde noneho ngeze ku muhanda mpahurira n'umuntu atangira kumbaza uko ntangiye umwaka njya mu byo kuryongora ndaryongora mu gihe ngarutse mvunuye ngarutse mubitana n'umuntu asohora umutwaro hano noneho mvuze ngo nindasubiramo noneho nanjye akubisemo uru rugi arimo wa mugabo ndakubwiye ngo sohoka usohoke mu mahoro amaboko yashyize hejuru urumva uzusaba imbabazi mutazisaba basohoka niba arimo biroroshye uva arimo nta kibazo we nasohoka araturana sano ni mukwe reka ibisi y'ibishomo yaraharamutse mw'abantu ntabwo ikiri 40 ibyo ngibyo ni ibyuzi gira tumudayimoni wabirindaga yarapfuye barakingura ubu ngubu byarandagaye nasohoka urumva harimo umujura ubundi mo hano harimo umujura hano naho jewe umuntu arambwiye ngo papa Sava ngo ibintu byose babimaze mu nzu ngo babipakiye n'intebe ngo n'amasafuriya n'ibiki byose ngo ibikombe biri kugwa iwanjye ku kabaraza ndavuga njyewe biteze oya nta kintu arimo hano papa Sava wewe hari uwo waba ukeka nyine ndamukeka ariko sinzi ko ari no rero ariko wumva ati nasohoke biroroshye cyane njya gukubita umugero n'urugi noneho ahita agwamo imbere duhita tumusanga tumwica reka fata amabuye ari ntuza nkwereke nta turumbu wa mugabo wasohotse ngo ndigo igira hadasohokana ikintu ntabwo aducika ntabwo yakwiruka hano Bikira Mariya. Ese ni wowe ndimba ariko mwana nyagasani koko umva ngwino sohoka nkora kuko intama zamba ubunyambuye mutamenera amaraso mu Evitero dega Nonese ihodora ndimbati ntabwo yibye matera ni yacu utike iyi matera ni yacu pe ore wumve oya buretse wumve koperative y'ibisambo mu rugo rumwe matora ni yanyu mota ararihera mota igira hino ntabwo ari we wankuye ku gasantere ejo bundi mfite matera mvuye kuyihaha urabona atari iyi ngiyi rero ndabona umwenda ari uyu nguyu matera ni yacu Kazodropes ni ukuri ko imana iyi matera yewe rwose ushatse kuvuga ko papa Sava ariwe wibye matera nimbata akaba yaraje gutirura yaraje guterura oya ntwara Margarita dore matera yari afite ni iyi ngiyi ava kuyigura rwose ni ukuri ko imana ni yacu ariko se rindira ubanza atari njye none ni yanyu kugeza ryari kuva ryari ubanza atari njye njyenyine njye muri kunshanga nta nubwo ndumva n'ahantu bizingiye byibuza ngo tubone aho duhera tubizingura ngo matera bite ni yande ndimba oya ngiye iyi matera nitware Margarita ava kuyigura ni ukuri ko imana nijye wayigura ku umwenda ni uyu gasantere rwose reka tubaze atubwire none se oya reka mbabwize ukuri mw'abantu matora ni iyande noneho ngereka ndeke no kuvuga njye buri gihe mukunda kuvuga ngo ndikuza cyangwa ngo nkabeshyera abandi reka ibi bintu mbyivaneho urumva mama Sava wenda turaba tubeshya twese da
vuga ibintu by'iyi matora ukuntu byagenze njyewe aho ngaho manitse amaboko reka mbabwire tubwire mama Safa umva rata mbabwire ukuntu iyi matera yaje aha iyi matera dore ejo bundi ndimbati yaje aha ngaha hari ku manywa y'ihanga abantu bose bari bahari ndimbati azana iyi matera azanana n'ipasi sibyo azanana n'ipasi ati rwose ati twarabyibushye ntabwo tukirara kuri aka kamatera ati turashaka kugura ngo dubure ngo 2020 itazabasanga ku kamatera iyi ngiyi ni pasi arangije araza yibwira papa Safa abanza no gushwana na papa Safa avuga ngo ntiyagura imatera ngo atabyumvikanye nande na Margarita ni wamwatse nimero ya Margarita duhamagara Margarita nimero ye yanga gucamo papa Safa aravuga ati uyu uzi ukuntu yaravuze ngo ngende nyururugo ngo ntago imatera ngo ndareka kwitanga nyine wumva ko none se mwampamagaye amubwire buretse reka mbanze nkubwire igitangaje matera twarayifashe tuyifatana n'ipasi papa Safa amuhaye 18 none se mwabantu mwe nimureke mbabaza mwampamagaye kuyihe telefone ko maze ukwezi kose telefone yanjye itariho kuko niko ndimba ibi bikoresho wambwe kwa bijyanye no dusesengura impamvu kuko ushobora kumvisha ukuntu hajemo ikintu cy'amatora jewe ndashaka kumenya ndimba wambwe ko ibikoresho bijyanye he koko urangije ugiye gutanga nimero utanze nimero itakibaho ayo sandi manyanga kuko ndimba none se ntabwo mwabyumvika ngiye yarambwiye pe ati ikibazo rwose mfite nuko turi banini iyi ngiyi ngo yari mwayene ngo muraryama ngo igice kimwe kikajya ahandi ngo nta mabuno ngo ahandi aravuga ati ngiye veni turarara kuri matora dubu ntabwo mwabyumvika Safa reka nkubwira ukuntu byagenze pe uyu mugabo murabona uyu muhungu wo kwa Randu waruherutse kurongora Karipu urumva agize atya uyu mugabo araje arambwira ati urabona bariya bageni bagize abashyitsi benshi babuze aho babaryamisha kandi noneho bibagiye no kugura ipasi mu bishingirano none zani matera urumva uzane ni pasi tubibatize bazahita babigarura ibikoresho urumva sinari kubyanga ari umuturanyi wacu ndategereza ngo ibikoresho bizaza ndaheba nijoro nibwo naraye ntongana n'uyu mugabo amubwira nti bariya bageni badatirura ni gatiki ese nitwabwo tugiye kububakira arambwira ati humura ibikoresho ndajya kubizana none ndebera ahantu ukuntu kuko byangiye bwa bukwe ugize uti ni imbere ya Noheli n'imbere ya Noheli ho gatoya ura muhungu wo kwa Randu waramaze kurunga ese kumbe nkabona aza ansengerera ngo jewe kumbe reka jya mbabwiza ukuri nabibonye nanjye ibyo ibyo ndabyibutse digiti oroshye papa Safa nta nzoga ndimbati yatuguriye imbere ya Noheli niyo kumbe tipe yari yadepressed nawe wayanyweye twari turi ku muhanda noneho amaze kubona amafaranga ndimbati yabanza tubwire yatunyeze yirukanka nk'iyagatera ntabwo hari rero akirukanka kama ngo nimwakire ngo mwirwarize n'umusaza arasara kabakije ngo nafisa cyari igikoma sikwatubwiye jewe ndi kunywa ranjye ariko igodora waririye nyine imatora ndimbati yarayiriye noneho rero mwese dore mwariyeho nimumfashe rero dushaka ukuntu twayishyura so yatunyanyagiza akavuga ngo matora wowe ubu yakurarangiye uzayikenera gusengera azanasengera kuko karabebera akajya hejuru wibwira ko nakuze muri gahunda za kurya urugo rwanjye guma ahangaha abandi bakarya rugo Papa Safa ngenda arengana nabo abandi bakarya rugo reka twumve ngenda arengana byagenze bite nyine ndimbati ngeramamagaye ngo uze dusangire nawe ni ukuri ko Imana nge narore nigeze mbi bwigize ubukozi bw'ibyinyo abantu baba barigize abakuzi b'ibyinyo gusa mwangiza mukirirwa mubeshyera abandi ngo nibakarya rugo nimufatanye mwishyure niwebwe mwariye matora nta soni niwe mwese dore uko agasa n'amabuno babiguze uyu mukobwa ariye matera ayo mabuno ndaje nyakinakaza reka turebe kujya kure noneho mbere kununumeza ndimbati ni igisambo yariye matora afatanyije na Fofo barya matora y'umugore cyaba yiryamyeho kubw'ibyo rero uri kubyumva ubishyuza amafaranga ariko yavuye jewe icyo ndimo kwibaza urumva uyu nguyu uramuziza iki
ndamuziza iki se ntago kayariye ko n'umufatanya bikorwa w'igisambo ntabwo ari we mbajije uramuziza iki papa sava amakuru ndafite urumva neza mu minsi mikuru birirwaga barya amakoko n'uyu mugabo none ubu ngubu igihe kirageze nibaruka ayo makoko batereho amababa nibarangiza baza bagombora ibintu urumva bitihise uyu mureke urinda ujya kuri uyu mwana uyu mugabo wawe Ndimbati ntabwo afite imyaka 40 n'ingahe 50 uyu mwana se barangana ubu se n'uyu mwana wagiye gushuka iki kigabo arakibwira ati wa kigabo washatse warongoye umva reka nkwereke gurisha iby'iwawe ujye kunsengerera tujye dukoma urusyo dukome n'iki ese ubundi wowe ko ntacyo uvuga wabuze inshinga ubivuga kutavuga dore uko andeba bashaka kuyigorora rimba sobanura noneho ukuntu uyu matora yambaye amapine ikaza kwa papa sava n'ukuntu ujya kuva kwa papa sava igasubira aho se vumvura nta n'icyo mvuge daye ibikoresho byanjye ndabibonye nimusigarane izikahu zanyu bereza nyine amatara yanjye bereza amatara yanjye nimusigarane izo mwana wasigaho mutarwara ibyacu birihera ibyacu amafaranga yacu tubahirira mwasigaranye izi mari Ndimbati n'uyu mukuzi w'ibyinyo wiwe mukaba ari we oya none nanjye ndashaka kukubaza we na Ndimbati ntabwo mwasezeranye mujya gusezerana mwasezeranye iki bishobora kuba ari ivangamutungo muhahano cyangwa ivangamutungo rusange ariko nyuma yaho hari ibindi mwasezeranye buri wese azi yuko we na Ndimbati muzatandukanywa n'urupfu ntabwo mwabisaza none urinda gutandukanywa papa sava ndi umutware wa bene rupfu ku buryo uvuga uti nguyu umutware wa bene rupfu papa sava sigarana cya Ndimbati igihe kirageze urumva najyana imari twara imari yawe twara iyo mari guhombe subiza ibyacu muzajya mutwambura ibyacu reka kaje karemerwa muzajya mutwambura ibyacu umugabo yaragurisha none so birangiriyeho ntabwo birangiye twara iyo mari yawe iguhombeye oya nta mari afite mundiriye ibintu none muraza kunterera inzu nta nubwo ndacunga neza mushaka ko mumwariye buriya ntigitwaye nk'amakariso mu muntu uza mu myenda yanashyira mu mufuka reka